Ese ashimwe bene data, abasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri uwera, tugushimiye kudahinduka, icyubahiro ni cyawe. Tugeze imbere y'ubwiza bwawe, duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, tweze utuboneze rwose, udukure ikizinga cyose cyatugaragayeho mu izina rya Yesu Kristo. Ukimara kutubabarira, utwemerere ubane natwe muri uwo mwanya wo kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe ni impamba muri uru rugendo, ijambo ryawe ni urumuri. Twemerere Mwami, buri wese ugiye kuryumva rimugirire umumaro kandi rigira aho rimukura n'aho rimugeza. Twanze no gukora kwa Satani ingabo ze mu izina rya Yesu Kristo. Tumenye Mwuka Wera kugira ngo ganza ategeke mu ruhande rwacu none n'ibihe bidashira. Amen. Tugiye komeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu byakozwe n'intumwa ibice 3 umurongo wa 18 kugeza ku murongo wa 19. Reka nsome mu izina rya Yesu. Ariko iby'Imana yahanuriye mu kanwa k'abahanuzi bose yuko Kristo wayo azababazwa, ibyo yabishohoje ityo. Nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ituruka mu Mwami Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, ijambo ry'Imana ritubwiye ko iby'Imana yateguye kera ko umwana wa Yesu Kristo azababazwa yarabisohoje nk'uko yari yarabigambiriye. Twagiriwe ubuntu, Imana yaradukunze, idukunda turi abanyabyaha, itwohereza umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo tubone ubugingo, kugira ngo tubabarirwe. Ijambo ry'Imana nasomye muri Yohana 3:16. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Bene data, Imana yaradukunze, itwohereza umwana wayo w'ikinege kugira ngo uwizera umwana wayo wese ahabwe ubugingo atarimbuka. Ubu buntu twagiriwe rero, nimureke twe kubutesha agaciro. Turi mu bihe byo kwibuka urupfu n'izuka by'umwana w'Imana Yesu Kristo. Nituba turi kwibuka, tujye tubiha agaciro, bitume twirinda ikibi n'igisa nacyo, bitume tudasubira mu ngeso mbi. Ubu buntu wagiriwe, ubu buntu nagiriwe ntabwo buduhesha uburenganzira bwo gukora ibyaha, ahubwo buduha uburenganzira bwo kubizirikana buri munsi, bigatuma twirinda ikibi n'igisa nacyo. Mwene data unkurikiranye, ndakwinginga kugira ngo ujye ubiha agaciro ko Kristo yagukunze akagupfira kugira ngo uhabwe ubugingo. Ndakwinginga rero, kuko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Imana yarabisohoje nk'uko yari yarabigambiriye, yabisohoje ityo. Ngo nuko mwihane muhindukire. Bene data, ngo twihane duhindukire. Nimureke twirinde ikintu cyose cyadutandukanya n'Imana, twirinde ikintu cyose cyatujyana kure y'Imana. Kandi n'uwakoze icyaha, n'uwakoze ikimutandukanya n'Imana, Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi, iteze amaboko ngo yakire umuntu wese. Ihane, nanjye nihane, ibyo twakoze bibi tubyihane kugira ngo Imana itubabarire. Ngo twihane duhindukire, umuntu wese niyihane. Bene data, nagira ngo mbabwire ngo umuntu uvuga ngo ntakora icyaha aba yise Imana inyabinyoma, ngo kandi n'ijambo ryayo ntiriba riri muri we. Nimureke rero twihane, twikureho umwanda wose, twikureho ikizinga cyose, twikureho icyatuma Imana itatwishimira, kuko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo twihane. Imana yakoze icyo yagombaga gukora, itwohereza umwana wa Yesu Kristo kugira ngo ukizwe, kugira ngo nanjye nkizwe. Nimureke rero twihane duhindukire,
tuve mu bibi dukora ibyiza, kuko twaremewe imirimo myiza muri Yesu Kristo. Imana itugirire neza, Imana yaturemeye imirimo myiza. Nimureke dukora ibyiza tugifite uburyo. Kandi bene data, ntabwo Imana yigeze iduhamagarira kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Nimureke rero twezwe ku gato no ku kanini, twere imbuto, tugire ingeso nziza, twirinde icyaha n'igisa nacyo. Bene data, nimureke dukiranuke, kuko muri iyi si turi abashyitsi. Hano ntabwo ari iwacu, iwacu ni mu ijuru. Kristo ari hafi kuza gutwara itorero, Kristo ari hafi kuza kujyana be. Ariko mwene data, byaba bibabaje wa musi utabonye Yesu, byaba bibabaje wa musi ntabonye Yesu. Ariko ndagira nkubwire ngo niba Kristo atinze, urupfu ntirutinze. Abantu benshi bari gutungurwa, turi kubona abantu benshi bari gutungurwa, ariko ndakwinginga kugira ngo wihane, nanjye nihane, duhindukire tuve mu bibi, dukora iby'Imana ishaka. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo muri iyi minsi abantu benshi bari kubivanga, muri iyi minsi abantu benshi bari gukora iby'Imana itishimira. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nimureke tugarukiraho, twirinde ikibi n'igisa nacyo, tube maso kuko tutazi umunsi n'igihe. Bene data, nasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo tube maso kuko tutazi umunsi n'igihe, ngo kuko umwana w'Imana azaza nk'umujura, azaza nk'umujura. Ngo ubwo babiri bazaba bari kumwe baryamye, umwe ajyanwe uwundi asigare. Ubwo babiri bazaba bari mu murima bahinga, umwe ajyanwe undi asigare. Byaba bibabaje rero usigaye. Ndakwinginga kugira ngo utangire uyu munsi ukora iby'Imana ishaka, utangire uyu munsi wirinde ikibi n'igisa nacyo, utangire uyu munsi ukore ibyo Imana ishaka. Oh haleluya! Bene data, birakwiye ko duhindukira tukareka ikibi, duhindukira tukareka iby'Imana idashaka, kuko ijambo ry'Imana niko ritubwiye. Ibyo yagambiriye yarabisohoje, itworeza umwana wayo Yesu Kristo. Arababazwa ku bwanjye, arababazwa ku bwawe, kugira ngo ubone ubugingo. None nimureke duhindukire, kuko ijambo ry'Imana niko ritubwiye ngo muhindukire, ngo mwihane muhindukire, ngo ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana. Bene data, ngo nimureke twihindukire, twihane, ngo ibyaha byacu bihanagurwe, kugira ngo tubone uko tubona iminsi yo guhembuka. Imana itugirire neza. Bene data, birakwiye ko tugera mu bihe byiza, birakwiye ko tugera mu minsi yo guhembuka. Ariko mbere yuko ibyo biba, tugomba kubanza kwihana, tukihana ibyaha byacu, tukihana ikibi cyose, kugira ngo Imana yongere itugarukeho, kugira ngo Imana yongere igire ikirema ku buzima bwacu. Bene data, munkurikiranye, ndabinginga nimureke dukora ibyiza, twe gusubiza Yesu Kristo ku musaraba, kuko yarababajwe, yaratotejwe, yaratutswe, yarakubiswe kubera twebwe. Nimureke ntitwongere gusubira mu bibi, nimureke ntitwongere gusubira mu bibi. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo niba hari uwakoze icyo Imana itishimira, niba hari uwagiye mu bibi, niba hari uwari uri mu mwijima, ndagira nkubwire ngo uyu mugoroba garukiraho, kuko ijambo ry'Imana riravuze ngo nuko nimwihane muhindukire. Imana iri kutuburira, kandi reka mbabwire, ukunda uramuburira, ukunda uramucyaha. Niko ijambo ry'Imana ryambwiye. Imana iradukunda, iri kutuburira, iri kutubwira ngo nuko nimwihane muhindukire. Mwene data, ndagira nkubwire ngo Imana iri kuvuga ngo twihane duhindukire, ngo duhanagurwe ibyaha byacu, kugira ngo tubone uko tubona ibihe byo guhembuka. Imana itugirire neza, Imana ikomeze ibiteho. Ariko ndakubwira aho nkurikiranye, niba hari icyo wakoze kiri kugucira urubanza, niba wisubiyemo ukumva hari aho wagenze uko Imana idashaka, niba hari aho wisubiyemo ugasanga waravuze ibidatunganye, ndakwinginga cya bugufi aho uherereye, usaba Imana imbabazi. Iri ku ntebe y'imbabazi, irakubabarira
kandi reka nkubwire, uraba urokoye ubugingo bwawe uzabona iherezo ryiza. Imana itugirire neza. Gusaba imbabazi ntabwo ari ubugwari, ahubwo ni ubutwari. Umwana w'ikirara yaragiye akora ibibi, aragenda arasayisha, ariko umunsi umwe yisubiramo, abona ko yakosheje, abona ko yakoze icyaha, abona ko yacumuye ku mubyeyi wacumura no kuyo mu ijuru. Arangije aravuga ngo nubwo nacumuye kuri data nkacumura kuyo mu ijuru, ariko birakwiye ko subira mu rugo. Bene data, uwo mwana yaratashye, ageze mu rugo ise amubonye aramwishimira kandi aramubabarira. Uko nguko uwo mwana yababariwe, niko na data wa twese nawe agira imbabazi nyinshi. Aragushaka, aragukeneye, ntabwo yifuza ko hari upfira mu byaha, ahubwo data wa twese yifuza ko twese twakizwa. Imana itugirire neza. Data wa twese yifuza ko twese twahindukira tukareka ikibi, nibwo anezerwa. Kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo iyo tuvuze ibitunganye, ngo tugakora ibitunganye, ngo data wa twese aranezerwa. Ndabinginga bene data, nimwisubiremo. Uri busange hari aho yagiye kure, uri busange hari icyo yakoze kidashimisha Imana, ubundi ace bugufi. Uyu munsi uvuge ngo ngiye gutangira bundi bushya. Uyu munsi uvuge ngo ngiye gutangira urugendo rushya. Uvuge ngo niyambuye ikibi n'igisa nacyo. Uvuge ngo guhera uyu munsi ntabwo nzongera gusubira mu mwijima ukundi. Kandi data wa twese aragushyigikira, agufata ukuboko. Imana itugirire neza. Imana ikomeze ibampere umugisha, kandi Imana ikomeze ibiteho. Imana idushakaho bene data nuko duhindukira, nuko tureka ibibi. Kandi bene data, reka mbabwire ni ukuri, tuzabona ingororano, kandi data wa twese ari hafi kuzana ingororano. Ijambo ry'Imana nasomye mu byahishuriwe Yohana ryarambwiye ngo dore ndaza vuba, ngo nzanye ingororano, ngo kugira ngo buri wese mugororere ibihwanye n'ibyo yakoze. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo uzaba warakoze ibibi azagororerwa ibibi, uzaba warakoze ibyiza azagororerwa ibyiza. Nimureke rero dukora ibyiza, kuko gukora ibyiza ntawe byishe. N'icyo Imana idushakaho, kuko Imana yaturemeye imirimo myiza muri Yesu Kristo. Bene data, ndabinginga kugira ngo dukore ibyiza, mureke nidutume Imana yicuza impamvu yaturemye. Nikiza nsoma ijambo ry'Imana mu Itangiriro ibice 6 ngo ahantu Imana yicujije impamvu yaremye umuntu. Ariko mwene data unkurikiranye, ndakwinginga kugira ngo ntutume Imana yicuza impamvu yakuremye, ahubwo Imana ijye kureba iri mu ijuru, ubundi nezerwe. Kuko Imana ngo igiranganya amaso mu bantu, ngo ikareba abanyabwenge bayishaka by'ukuri. Mwene data, ndagira ngo nkwinginge nawe ukora ibyiza, ukora ibyo gukiranuka, kugira ngo Imana nizajye kureba iri mu ijuru, ijye kwishimira kandi kwirate. Imana itugirire neza. Mwene data, ndabwira umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, kugira ngo amwakire. Igihe ni iki? Ejo ntuhazi. Gukurikira Yesu Kristo ntabwo ari ukuyoba. Gukurikira Yesu Kristo ntabwo ari ubujiji, ahubwo ni amahitamo meza, ni amahitamo meza y'uyu munsi n'igihe kizaza. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Muri Kristo tuboneramo amahoro, muri Kristo tuboneramo umunezero, muri Kristo tuboneramo ibyishimo utakura ahandi hantu, kandi ikiruta byose tuboneramo ubugingo, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzajya kwa data atamujyanye. Niyo mpamvu nkwinginga utari wamwakira, ngo uri gukererwa, ngwino umwakire kugira ngo agukure mu gitabo cyo kurimbuka, akwandike mu gitabo cy'ubugingo, kugira ngo agufate ukuboko, akubere umujyanama, akubere inshuti, ugendane nawe uzagere mu ijuru amahoro. Imana itugirire neza, kandi Imana ikomeze biteho, kandi Imana ikomeze baganirize. Mwuka Wera akomeza azabasobanurire iri jambo cyane, kuko ngiye ntago nashobora. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, tugushimiye kuri Imana itwitaho, tugushimiye urukundo rwawe Mwami Imana, ngo ari warabiteguye ngo kuzatworeza umwana wawe Yesu Kristo akababazwa ku bwacu.
Mwami Imana, aya masaha natwe turabizirikana kandi tubihaye agaciro. Dufata ukuboko uturinde gusubira mu ngeso mbi. Abankurikiranye ndabasengeye, barinde gusubira mu ngeso mbi, barinde gusubira mu bibi mu izina rya Yesu Kristo. Ariko Mwami, nsengeye abacitse intege, abagiye mu bibi, abiyandurishije iby'iyi si, kugira ngo bababarire rwose. Bababarire Mwami, bakure mu gitabo cyo kurimbuka, bandike mu gitabo cy'ubugingo, biteho bagirire neza. Dusengeye abarwayi bakize mu izina rya Yesu Kristo, bafite intimba n'agahinda bamahoro mu mutima mu izina rya Yesu. Data mwiza, dusengeye umurimo wawe, gabanya abarimbuka wongera abakizwa. Mwami Imana, batarakumenya baye kukumenya, abadahinduka ubahindure mu izina rya Yesu Kristo. Abari bacitse intege bongerera imbaraga, abatari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo bahe kumwakira mu izina rya Yesu. Imfubyi n'abapfakazi turabasengeye, bana nabo Mwami, uko bakwifuza bakubone mu mibabaro yabo ya buri munsi. Mwami Imana, ubabe hafi, buri wese uko agukeneye. Mwami Imana, umusubize. Urakoze Mwami. Mwami Imana, dusengeye ababyeyi bategereje urubyaro. Urashoboye. Muririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo urashoboye Mwami Yesu, ndabizi. Aya masaha dusengeye ababyeyi bategereje urubyaro bari mu mpande enye z'isi. Mwami Imana, Hana yarasenze, asengana umubabaro, arira Mwami, ndetse ahiga n'imihigo. Urangije wumva gusenga kwe, umuha icyo yasabye. Mwami, nsengeye ababyeyi kugira ngo ubahe icyo bari kugusaba. Wongeye wiyereka Rebeka ubwo Isaka yamwingingiraga, urangije urabasubiza ubaha abana b'impanga. Mana, ndakwinginze, byose urabishoboye, uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Aba babyeyi ndabasengeye kugira ngo utegeke ku buzima bwabo, ugire icyo bavugaho, maze ureme igitangaza. Urakoze Mwami, urakoze kumvisha gusenga, urakoze kurakomeza kubana natwe, turindira ubugingo kuko ari bwo buruta byose. Umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo kugira ifeza n'izahabu ni byiza kuri njye, ngo ariko hari icyo ngusaba, ngo uzandindire ubugingo. Mwami Imana, natwe turindira ubugingo kuko twamaze kumenya ko ubugingo buhoraho kandi buruta byose. Turindira ubugingo Mwami Imana, bankurikiranye nawe ukomeze ubarindire ubugingo neza, biganze itegeke ku buzima bwacu. Wakoze Mwami, icyubahiro ni cyawe uniteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze biteho kandi bagirire neza, ibagarukeho bundi bushya, kandi Mwuka Wera akomeze abaganirize cyane kugira ngo mumenye icy'ingenzi, ariko ikiruta byose Imana ikomeze ibarindire ubugingo kuko ari bwo buruta byose. Naho utaha. Bye.